Yes! Ni kuri Ngufashe TV kuri televiziyo ya televiziyo y'u Rwanda, televiziyo y'abana b'abanyarwanda, televiziyo igamije gufasha buri munyarwanda wese kugira ngo yiteze imbere, abeho neza, agire ubuzima bwiza. Muri kumwe rero na mwarimu wanyu Emmanuel kuri moto uyu munsi kabisa isomo. Murabizi ko ndi mwarimu wigisha ibinyabiziga byose bitandukanye, ariko kandi bagezaho n'ibindi bitandukanye bijyanye kwigisha siporo, imyitozo ngororamubiri. Abazabishaka bose mutugane hano kuri Ngufashe TV. Dushimira rero abantu batangiye gukora like, subscribe, share, comment. Bravo, welcome n'abandi kabisa. Okay, sawa. Okay, uyu munsi rero dufite agashya muri no video y'uyu munsi. Uyu munsi rero nuko tugiye gutangiza umunyeshuri mushyashya. Ndagira ngo wowe ukurikire, wowe ugiye gukurikira ino somo nk'umuntu waje kutugana uyu munsi. Hari umunyeshuri twabonye, umunyeshuri ugiye gutangira kwiga moto bushyashya bwa mbere. Aka kantu rero ugakurikire uyu munsi ntikagucika, kuko ndamwigisha akantu ku kandi. Nawe rero ubikurikirane mu kanya gatoya, turaje kabisa. Cha. Rero tugiye gutangira kwiga rero moto. Yego nanjye nicyo cyane. Yes, reba rero moto rero tugiye gutangira kwiga. Ngira ngo agararanga uvuga ngo rero burikire ikintu cyose ku kindi. Ni ukuvuga ngo nutabifata neza uraza gucikana, kuko tugomba kwigisha akantu ku kandi. Nanjye nicyo cyane ntabwo nicyo cyane. Bo ariko rero wenda nambanza nabikubwire, twagerageje kuba turi kumwe, turi kuri kamera. Wihangane ntugire ikibazo kuba turi kuri kamera, ariko byibura wowe icy'ingenzi ni ugufata icyo wakuzanye, sibyo? Rero njyewe nitwa mwarimu Emmanuel, wajungana ngira ngo waratubonye kuri Ngufashe TV. Uyu munsi rero tugiye kwigisha moto nk'uko wabibonye hariya online. Tugiye kubyiga rero pratique, ariko muri makeya ngira ngo nimba ari cyo wabonye kuri online biroroshye, ntugire ikibazo. Rero dirano duhera rero iyo dutangiye kwiga moto, ngira ngo urayireba hariya yose, guturuka hano hose kugera hano. Aka ngaka rero bakita casque, ni igifasi umuntu agomba kuba afite kugira ngo moto ayimenye, sibyo? Aha rero ahangaha uyu bawita umwanya w'ahantu wicarwaho n'abantu, ntago ari umwanya umuntu yicaraho. Ahangaha kuva hano kugera hano hagenewe umuyobozi, ari ngewe cyangwa se wowe numara kuba umushoferi, ariko inyuma ni umugenzi. Kugira ngo urugero ndaza kubikwereka, iyi bayita reservoir, iyi bayita aya ni amahembe. Aha hasi rero hari igice tugira gikorana n'iki, gikorana bimwe mu bikoresho bikorana n'iki n'ibiri hano ku mahembe. Noneho rero tuvuze ko moto yacu igira igice kimwe, bibiri, bitatu, bine na cya cyo hasi cya kangahe? Cya gatanu. Ubwo moto igizwe n'ibice bingahe? Bitanu. Ino moto yacu tugiye kukwigisha. Reka rero dutangire muri bimwe. Kuvuga ngo iyi moto ureba hano iyo ukazemo kabiri, ahangaha niho umugenzi yicara, ahangaha niho umuyobozi agira ate
yicara. Buriya iri ku kuguru kwayo. Ninjya kuyikura ku kuguru kwayo ndayifata gutya, turebe ko mbikora nawe ari kubikora. Ndurira gutya, nindahiza nyihengure ku kuguru kwayo, nzamure ino stade, ariko kandi nagiye kujya kuyegura fashe feri y'iki y'imbere. Dore reba cyarari aha, aka kantu ureba ni feri y'imbere, bayifata batya ku ruhande ureba, bayifata gutya nyine, fata hano wumve kuko gafashe neza. Aka nako urabona ko bimeze kimwe, aka ngaka urabona ko bimeze kimwe. Iyi ni feri y'imbere, iyi bakayita ambuliyaje. Wabibonye? Nayo ukuntu ifatwa, ugomba gufata ku buryo byibura aka kantu hagize ufata hano katavaho, sibyo? Uvuga ngo feri y'imbere ambuliyaje, ariko ubu mpagaze ku maguru y'iki, yanjye, ubwo nibyo guporoteje. Rero ndongera nyisubize hasi, nawe ubinkorere turebe. Uraza ubinkorere turebe kuri amikose. Banze wambare kasike turebe. Wambara kasike. Wakira mbere. Avuze kunyura hano imbere ukagenda ufashe feri y'imbere, ifate nahangaha wegure moto, ariko genda banze uyurire, wegure moto uyikure ku kuguru kwayo. Aha, okay, ibyo ngibyo urabishoboye? Urumva ari sawa? Okay, ongera usubiza kuri kwa kuguru, subiza kuri kwa kuguru. Yes, tugiye gukora rero ikintu cyitwa kuyatsa. Reba kontake, urayifata ukayizamo hano, ukabanza ugatura moto. Amara ugatura moto, n'ubundi uko turi bubigenze turagira dute, turayikura kuri standi yawe. Bikoze ufate feri imbere uyegure, ugire gutya, ngira ngo twayikatuye wabibonye. Noneho hano hari akantu, reba hano inyuma, aka kantu ubona bakita kiki, niko katsa moto. Urakahegura gutya, wari gukata ufashe feri imbere rimwe ryonyine, umushe ko ntakije ufite feri imbere, sibyo? Ninangiza nkanagira kuri feri y'inyuma, iyi ngiyi ku kirenge. Reba ahangaha gutya, umva ukuntu bagisera gake nkorera ibyo ngibyo nawe paka ubyumvise. Kandi twigisha kuri Ngufashe TV, aho gukora nka biriya koze ugere ku rwego uyirakature nta kibazo. Abutu paka ngaka feri imbere. Umbise wakije nk'uko akoni nakije, wakirije mu muriro. Ndetse gatoya, bikumvise kuri moto neza. Cyangwa ibintu byose ubasha kubyumva neza, nimba utangiye kwiga moto. Ntabwo watangira kwiga moto ukora ibintu nka biri. Ni ukuvuga ngo wowe uraza ugafata feri ku buryo nta kibazo uri bufate ku buryo, ukegura akantu wumve wumvise bivuze ngo kundi wabivuze, aba bari kubikora rero. Yes, mumbure kuri Ngufashe TV tubereke ukuntu ibintu byose bimeze. Fata feri neza, koko kwa wumve, aho ni sawa. Subiza rero, subiza kuri stade, uyireke yaka.
ndashaka ko nkora aka kariro kavuga gutya umeze ufata izi ntoki zawe ugafata hano ku murongo neza ukegereza neza sibyo hano ikumwe noneho ukegereza hano ukajya ukurura akarobo maze gukura ubyumvire usubizayo hano kugira ngo twinze aho kuko oya usubizayo subizayo yego aha ni sawa aha ongera oya no ndashaka akariro gakeya cyane aho yego sawa ibyo nashakaga subiza kuri stade yes ubu rero tugeze gushyiramo vitesi iyi moto yacu igira vitesi eshanu kandi vitesi zayo zijya hehe zijya hejuru ushyiramo ikirenge hano munsi ukazamura uba ushyizemo vitesi ya mbere sibyo zijya hehe zijya hejuru ariko ubikora ukandagiye iki amburiyaje sibyo noneho reka twatse dushyiremo vitesi ukandagiye gutya amburiyaje ukandagiye amburiyaje yose na feri imbere ubundi ukazamura cya kirenge yes urumva ko moto yacu yatse ufata amburiyaje urayiheza ukazamura cya kirenge hasi ugashyiramo vitesi wumvise ko nashyizemo vitesi ninangiza afite ka karo cyane wumvise uri naho tugenda ariko ubwo ugomba kuba ufite ya feri y'iki iyi ngiyi yawe urasubiza hasi ubona abikore rekura ushyiramo vitesi ta feri inyuma feri imbere yekure k'akariro gutya ok yikuremo ya vitesi urafata feri imbere ushyire cya kirenge cya feri yo hasi ukuremo iyo vitesi umuriro ugiye ujyamo ukuramo ok sawa ibyo bisubize kuri stade yes kuri Gufasha TV rero ubu tugiye kumwereka amaze kubona uburyo ushobora gutangira moto itari buze kwirukanganisa cyane tugiye guhaguruka rero rero ibyo tugiye kureba uraza ugakora bya bindi byose wumvishe noneho ugashyiramo ya vitesi barahita kuyifata uyishyiramo ugafata ka kariro kawe gakeya kano kantu ka amburiyaje urakareba ugenda ukarekura gake uzamura ka gaferi kugeza igihe moto igeze ihagurukiye ariko ukahita uzamura kano kantu Gufasha TV kuko uyu nguyu aba ari ubwa mbere ntabwo umuntu yahita amwizera hari igihe yafata ibintu byinshi akaba yagira rero mwarimu araza akamujya inyuma amara kumujya inyuma
noneho gukora byayo twavugaga shyiramo ya vitesi. Okay, noneho ufata akakariro gakeya ugenda uri kurambura gakeya. sawa. Okay. Rero kuri Ngufashe TV umunyeshuri yamaze kwiga urumva atari sawa. Urubona sura tuzatubime. Uzatubime. Neza bitore. Wewe umurarerekana no ndari igitabo tukwandike.
wowe ugomba kuzajya uko uje uzajya wiga nurangiza tunagusinyisha. Amazina nitwa Ephraim. Yes, ni kuri Ngufashe TV. Uyu ni umunyeshuri urangije kwiga mutongera ngo murayibonye ko ari ibintu byoroshye cyane. Nawe rero nimba ukeneye kuzatugana kuri Ngufashe TV, ngwino utugane aho dukorera ku kibanza cya Kagame. Twica neza, niba ubishaka nawe rwose biroroshye kugira ngo nawe ubimenye. Ubonye ko uyu ni umunyeshuri nibwo agitangira n'ubwa mbere, rero kandi aziga ibaza ikintu aziga mu minsi 30 kandi akabirangiza mu gihe gitoya. Kurikira rero Ngufashe TV, tufite byinshi tugomba kubagezaho bitandukanye. Murakoze, ciao ciao.